Ibi nta bantu benshi babizi kandi bikunze gukoreshwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Inevitably, reluctantly. If you never water a plant, nutavomerera igihingwa, it will inevitably die. Byanze bikunze kizapfa. Inevitably, byanze bikunze kizapfa. No kuvuga ngo it will die. Tuvuze ngo it will die, tuba tuvuze ngo kizapfa. Gusa iyo twongeyemo iyi inevitably, tuba tuvuze ngo byanze bikunze kizapfa. When people study hard, iyo abantu bize cyane, they inevitably pass. Byanze bikunze baratsinda. They inevitably pass. Byanze bikunze baratsinda. Reluctantly. She reluctantly agreed to help him. Yemeye kumufasha atabishaka. No kuvuga ngo yemeye kumufasha atabishaka. No kuvuga ngo iyi reluctantly tuyikuyemo turavuga ngo she agreed to help him. Yemeye kumufasha. Gusa nidushiramo iyi reluctantly turata tuvuga ngo yemeye kumufasha atabishaka. Urugero rwa kabiri, he reluctantly went to school on Saturday. No kuvuga ngo yagiye ku ishuri ku wa gatandatu atabishaka. Yagiye ku ishuri ku wa gatandatu atabishaka. Abantu benshi bari kutubaza impamvu tutagira physical class, gusa uburyo twigishamo iyo utaragera kuri level gutangira kuvuga dukunze kukwigisha ku giti cyawe. Ntago tujye duhuza abantu bari kuri level zitandukanye, ugasanga umuntu umwe biramukomerera cyane kugira ikintu afata, ugasanga undi we afata vuba, ugasanga undi yarangije secondary cyangwa se yarangije university. Abo bantu ntago twe tubahuriza muri class imwe ngo tubigishirize hamwe, ahubwo twibanda ku muntu umwe, kuko abo bantu iyo tubahuje ntihabura ubangamira undi. Ugasanga umwe afata vuba, undi nta atinda gufata, undi wenda yagize notion abonaho muri class. Abo bantu ntago tubahuriza hamwe, twese tumwigisha ku giti cye. Iyo ugeze kuri level gutangira kuvuga nibwo tugushira muri class, aho tuba dutoreza abandi kuganira icyongereza. Twigishiriza gusa kuri Google Meet, aho tugusharinga link ukayikandaho ukadusanga live, aho tuba twigisha turebana ndetse tunafite aho tuba twandika. Abantu rero bakundaga kumbaza niba dufite physical class. Nta physical class twigishirizamo, ahubwo twigishiriza kuri Google Meet live. Website yacu maze kugeraho vocabulary zigera ku 5,000. Guteganya no gushira andi masomo menshi azajya abafasha. Abantu rero mutaratangiye kuyikoresha muri gusigara inyuma. Thank you for watching.